nongeye kubashimira wowe ukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana iguhe umugisha. Wowe uri mushya ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana kuri rubuga. Kwiyandikisha kuri rubuga ni ingenzi kuko umuntu ahungukira ubumenyi, imikorere y'ibimera bitandukanye, imiti gakondo ndetse n'ubujyanama. Uyu munsi wa none rero nzanye ikintu cyitwa umunyeganyege. Umunyeganyege ni umuti ugafasha cyane abantu barwaye amatwi akanyenyamo amashyira. Iyo ndwara kenshi bayita umuhaha, usanga amatwi anyenya amashyira. Bityo rero aya matwi anyenya amashyira uba warayavuje bikanga, ukayavuza bikanga kweri. Akenshi nge hano mbazanira ibintu biba byarananiye, imiti y'ikizungu, ibinini by'abashinwa muri rusange. Ninjya mvuga ibinini by'abashinwa mujye mwumva ko ari imiti y'ikizungu. Mukuri iyo umuntu arwaye umuhaha awujyana kwa muganga, nicyo kibanze. Amatwi barayoza, mbese bakayoza, bakayogesha utwuma n'imiti yoza amatwi, ariko hashira akanya amashyira akongera akameneka. Ababyeyi rero ba mbere yacu bavuga yuko ngo mu matwi haba harimo igishorobwa cyicara kinyenya nyine gitera ayo mashyira. Urumva iyo batashoboye rero kwica ako kantu gatera kw'amashyira atunguka mu matwi, ubwo baba baferinze. Tekereza kurwaza umuhaha cyangwa kurwara umuhaha imyaka 2-3 igashira, kandi buri munsi uhora kwa muganga. Uyu munsi wa none rero wewe uhora kwa muganga, ukaba waravuje bikanga, ukaba buri kimwe cyose waragikoze bikanga, ariko pe aya matwi arakira. Kuko iyo urangaye gatoya amatwi arapfa, umuntu ahinduka igipfa amatwi, ngira ngo niko babyita. Muri make rero uyu munsi wa none reka mbarangire. Uragenda mu gisambu ugashakayo ikimera cyitwa umunyeganyege. Umunyeganyege abatawuzi murebe muri video yanjye. Umunyeganyege uragenda ugaca utubabi twawo, wamara kuduca ukatuvuguta, woga intoki n'amazi meza n'isabune. Wamara kuzoga ukagira gutya, ukagenda ugafata amababi y'umunyeganyege ukayegera ukayakaraga neza. Akenshi nabonye bibyara utuzi, ariko twivanjemo agafuro. Hanyuma ugafata kwa gutwi ukabanza ukaguhanagura neza, ukaguhanagura. Wamara kuguhanagura aho bishoboka nyine, ugahanagura aho bishoboka, aho bidashoboka ukahihorera. Ugafata igitonyanga cy'umunyeganyege ugatonyangiriza mu gutwi. Ugatonyangiriza hehe? Mu gutwi, kwa gutwi kurwaye. Ibyo
urabikora umunsi wa mbere mu gitondo na nimugoroba, umunsi wa kabiri mu gitondo na nimugoroba, umunsi wa gatatu ugutwi kuruma. Ngo umunyeganyege uragenda ukibasira haha cya kintu gitera amashyira, hanyuma ukagenda rwose ukica icyo gishorobwa kiba kiri mu gutwi, nuko hagakira nyine, hagakira ku buryo mu minsi 5 ugutwi kurashishuka. Kandi gushishuka ni ikimenyetso cyo gukira. Ni ukuri abana bishwe n'imihaha, abamama babo, ababyeyi babo nibagerageze uyu munyeganyege. Ureba uwitegereze muri video, hariho ibindi biti bishaka gusa nawo, ariko uburebe uwitegereze hanyuma ukoresha uko nkubwiye. Nta kabuza bizakira, kuko niwo mumaro w'umunyeganyege ahanini. Ikindi cya kabiri umunyeganyege ushobora kugufasha ni igihe wariye ishano, igihe wariye amarozi ukayarya mu biryo cyangwa ukayanywa cyane. Hari amarozi urya umubiri ugahita uhinduka umukara, cyangwa bwaba bushaka nko kukwica, umubiri wose ugahinduka umukara, ukaba nkaho nk'ikinyaruvi bahaye ibivundere. Icyo gihe iyo ubiketse uragenda ugafata umunyeganyege, utubabi tw'umunyeganyege n'umuzi watwo, ukabisekurana, warangiza ukabinywa. Yari ibirozi uraruka nta kabuza, uraruka bifatika, uraruka ukongera ukaruka kugeza uburozi bugushyizemo. Nuko ngaho rero abafite ibyo bibazo nimugerageze, Imana ikomeze kubarinda, ibahe impagarike n'ubugingo. Wowe uri musha kanda subscribe, niba iki gihingwa cyumvise imikorere yacyo ukore like, ndetse usharinge n'abandi bibagereho ko byakiza bamwe na bariya.